Njye nagiye ngiye kwikopesha ibirayi kwa Kazungu. Ngezeyo Kazungu arambwira ati wa mugore we, kugira ngo nongere kugira ikintu na kimwe nguha urabanza unyishyure amafaranga, niba udafite amafaranga ati urabanza njyewe umpe ku bintu, ati niba hari ikintu nkumbuye muri ino si nkumbuye kurongora pe, ati nkumbuye kurongora, ngo urabizi umugore yarantaye, rero ibintu ni bibiri, urampa amafaranga cyangwa uraza umpe ku gaturu, ati n'uburyo mbikumbuye sinarenza n'iminota 5. Hari mu gitondo, icyo gihe nari nsize abana mu nzu, twari twanaburaye pe simbabeshye, twari twaburaye, ndareba mbona noneho abana baramfira mu ntoki. Ubwo Kazungu kuko ari we umpopa byibuze, abandi bose nari mbarimo amadeni menshi, nta muntu ushobora no kumena isabune ya 500. Ariko Kazungu we nyine turi n'inshuti turaganira, niwe muntu nabuze ngiye kugenda mwihambireho kugeza mpaye ibyo kurya by'uyu munsi, basi ejo zaba ndeba iby'ejo. Abana bari baburaye, bari bashonje, nibwo nagiye kureba Kazungu, ndamubwira nti Kazu, ndakwinginze basi mpupa n'ibiro 2, ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, nta kintu uzongera kumpa naraguha amafaranga. Arambwira ngo wa mugore we, ngo ugira imitwe myinshi, ngo buri gihe nuko nguko uzumbwira ngo ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, ejo nkabona uragarutse, ngo ikindi kandi ngo rege nahereye ngo usaba ukanyima, ngo se ngo ngiye ngo wumva ko nta marangamutima ngira, ngo kuki wansabye nagusabye ukanyima, wowe ukaba wumva yuko wansaba nkaguha, ati nanjye urabanza umpe ku bintu nkurongore, nimara kukurongora niyo yaba ari ituru imwe, ndaguhereza ibyo guteka kandi ndaguhereza iby'ubuntu tutari bwandike mu gakayi. Niba data we umva, nabwiye Kazungu se kubizi mfite umugabo biragenda bite? Kazungu ati nyine ibyo nibikorera wegera vuba, uhitamo ibyo ubona byoroshye, niba abana bagupfira mu maboko cyangwa uremera ukama. None icyo gihe ikirere cyari kinameze nabi, ubona ko imvura ishaka kugwa. Ubwo ntangije mbona Kazungu nta bintu ari bumpe, yewe nta kintu kimwe ari bumpope. Ndangije ndamubwira rero Kazu, ndabyemeye basi naza undongore, ariko banza ubime ngende ntekera abana, kuko hari no kuza hano nkagara mukandongora, nasubirayo ngasanga abana banogotse kubera inzara. Kazungu ubona ntabishaka, ubona ntago anyizeye, ngo ubuse ngo nabiguha ngo ntugaruke, ngo njye ngo nizere yuko uraza kuza, ati kandi nuza ndaguha ibyo kurya byinshi pe. Ndamubwira ni ukuri kw'Imana, wowe mpereza njye guteka, basi nanjye mbanze ngira akantu nshyira mu nda, ninjya no kukiguha basi nawe nkiguhe neza. Ndamubwira uti se ubu ngubu kundongora nshonje, inzara irimo iratema amara, urumva nakiguha neza basi? Ndamubwira ni nanjye umugabo wanjye ntawe uhari, nanjye ndabikumbuye, njye nyizera ntabwo ndi bukubeshye, ngiye kugenda ngire vuba vuba, ndamara guhisha mpita ngaruka. Narabyiyemeje ndavuga nti kama mbaya, aho kugira ngo abana banjye bazicwe n'inzara nakidandaza ikiba kikaba. Ni ukuri pe. Muri ako kanya Kazungu arambwira ngo rero ngo kugira ngo nanjye nkwizere, ngiye kuguha ibiro 2 gusa n'utuntu dukeya, ugenda uteke, nanjye ibindi ndabiguha nyuma ari uko wagarutse maze kukurongora. Ndavuga ni nta kibazo pe, basi ubimpaye ngende njye kugaburira abana. Nta kindi cyakurikiyeho rero, Kazungu yampimiye ibiro 2 by'ibirayi, arambwira ati genda aho ngaho ku ruhande baguha ibishyimbo bya 400, baguha n'utundi tuntu twose ukeneye, ubabwire ko ari njyewe ubigutumye, ibindi turabivugana nyuma numara kurya. Yarabimpaye ngenda nirukanka, nari mfite udukara dukeya mu rugo twari twasigaye, mba mfatishije imbabura vuba vuba, ariko mu mutima ndavuga nti ngiye kwihangana nubwo mfite umugabo wanjye,
ariko ngiye kugenda Kazungu muhite kuko arahambereye, aho umugabo wanjye atari arahambereye. Ariko uzi kubona abana bose bicaye babiri bagukanurira bashonje bayura, mwana yanjye. Nahise ncana imbabura vuba vuba, imaze gufatwa mba nkubiseho uturayi n'udushyimbo, bimaze gushya tuba turariye njyewe n'abana banjye turasangira. Ubu nari mfite n'akarubo k'isukari tuba turengejeho ka mukaru, nuko ndangije nkarabya abana, nanjye njya muri dushe nitera utuzi, dore ko nari ngiye kujya kugitanga. Maze gukaraba ndaza ndyamisha abana, ntabwo ari abana banjye ngiye kujya kureba ko ahantu nabona karaka ntihagire umwana n'umwe uzerera uko mbasize aba ariko mbasanga. Nasize abana mu nzu, negekaho umuryango hari nka 8 z'amanywa. Kazungu noneho yari arimo arampamagara, ari kumpamagara yanesheje umutwe, fone yenda guturika. Nambaye neza rero, nambara agapantaro, nambara agapira keza, ndangije njya kureba Kazungu kuri botike. Ngeze kuri botike arambwira ati rero ati ntabwo ndakurongorera hano kuri botike, utakira urufunguzo ugenda iwanjye, harimo icyo kunywa, harimo icyo kurya, niba ukumbuye n'agacupa byose birimo, ube wiyakira mu minota 20 ndaba nkugezeho, nanjye ngiye kuzamuka. Ariko wowe banza ugende batatubona tuzamukanye ugasanga abantu barabimenye ko ngiye kukurongora. Kazungu wampaye urufunguzo, aho yari atuye nyine ndahazi, umuntu wo muri karitsiye maze igihe kinini cyane, abantu benshi baramuzi. Nibwo nazamutse njyewe, maze kugera iwe nkifungura firigo nsanga mubyeyi nagufata ibipirimusi 2. Ndabanza ndabihorobya mu minota kuko 20 Kazungu yaraje. Mu by'ukuri impamvu Kazungu yarambwiye yuko agiye kundongora, mu buzima busanzwe njyewe umugabo wanjye akorera mu mahanga, ariko nubwo akorera mu mahanga ntabwo ari umukire pe, nuko ariho hantu nyine yari yabashije kubona akazi. Ubwo rero umugabo wanjye ni umuntu wagendaga akajya mu kazi akamara y'amezi 2 akongera akagaruka, yakoreraga Dubai. Noneho yaba adafite amafaranga akambwira ati mugore wanjye Kazungu ni inshuti yanjye twarakuranye, genda guha ibyo ushaka akwandike ninza nzayamuha. Kazungu akajya dukopa muri ubwo buryo, umugabo wanjye yagaruka avuye mu kazi akamwishyura, yamara kumwishyura akarenza wenda na veni y'agafanta. Bityo rero Kazungu akajya dukopa muri ubwo buryo, ntabwo nigeze muri icyo kurya cyangwa ngo mbure icyo kunywa. Ahantu rero byaje gupfira kugira ngo bigere aho hose, umugabo wanjye yaje kujya mu kazi nk'ibisanzwe. Amezi 2 arashira, ntegereza ko umugabo ataha agaruke, ndaheba ndamubura. Kandi ubwo Kazungu ni kwa dukopa buri kimwe. Ubwo ntangije ukwezi kwa 4 kugeze, mbona birakabije, ntangira guperereza mbaririza aho akorera, mbasha kugerayo ndabavugisha. Nibwo bambwiye ko umugabo wanjye ngo hari amanyanga yakoze, ngo yendaga kumufungisha, aribwo yaje gutoroka aragenda. None se umugabo wanjye yatorokeye hehe katigeze anatorokera mu rugo? Arambwira bati ibindi ntabwo tubizi, tegereza ahari azaza. Kazungu yarihanganye arakomeza aradukopa, utinya umuntu gukopa mukagera mu bihumbi 280, 300. Urumva ko uwo muntu aba akwizeye. Kazungu akajya dukopa akadukopa amezi anaragira amezi 5, amezi 6 ageze, arambwira ati rero wa mugore we ntabwo ibi bintu byashoboka, nta mucuruzi ukopa amafaranga angana nk'aya ngaya, byongeye umugabo wawe ntituzi niba azanagaruka, wasanga yaranapfuye. Ntabwo rero nakomeza kugukopa, gerageza wenda ushaka amafaranga ugenda unyishyura gake gake, noneho nanjye wenda nzajya ngukopa rimwe na rimwe mbibona, ariko ko n'amadeni ari kugabanuka.
ubwo rero Kazungu amaze guhagarika ku nkuta, natangiye kujya njya kwikopesha mu yandi mabotike. Bamwe bakanga no kunkupa bakambwira bati ese wa mugore we, ati nuko usanzwe utaduhahira uduca ugiye kwa Kazungu, urumva twagukopa gute n'ubundi utari umukiriya wacu? Bamwe banga kunkupa, abandi banzi neza barankupa. Umva, mbonye ko ibintu bitangiye kuzamba, natangiye guhiga akazi. Umugabo wanjye yari yarambujije gukora ngo nicare azangaburira, nta kintu na kimwe nzabura. Kandi koko pe, nta kintu na kimwe nabuze, ariko nyuma y'uko umugabo wanjye aburiwe irengero byaranshanze. Nagiye guhiga akazi ahantu hose ndakabura, kugeza n'aho nsaba akazi ko mu kabari ndakabura. Maze kukabura ndavuga nti reka ntegereze urwaje. Mbonye inzara igiye kunyica rero, nibwo nagiye gutera impuhwe Kazungu ngo yongere ankope. Ariko Kazungu akaba nanone yarigeze kunteta kera tukimukira muri kano gace. Yigeze gushaka kundongora, arambwira ngo akunda abagore ngo bafite amabuno manini, ngo rwose muhaye ngo nabyungukiramo cyane kuko Kazungu ni umukire. Ariko ndavuga nti reka ntabwo nasuzuguza umugabo wanjye, byongeyeho umugabo wanjye muri inshuti muraziranye. Ndavuga nti hoya, ntabwo umutware wanjye namusuzuguza gutya, niyo namuca inyuma ku wundi muntu nyine bataziranye. Ubwo rero Kazungu arambwira ati niba ushaka ko nongera kuguha ibyo kurya, njyewe nzajya nguha ibyo kurya tutari bwandike mu gakayi, mvuga nti basi nanjye uyu mugore yampaye ibyishimo, nanjye reka muremere. Ndavuga nti si kuko nk'ubu Kazungu yandongora umugabo wanjye agahita aza nk'iri joro, ntabasha kumureba mu maso? Ariko amezi 6, 7, 8 yari amaze kuba menshi pe. Ubwo rero uwo munsi niyemeje kuryamana na Kazungu. Ndavuga nti kiba kibe, ariko niba umuntu yemeye kumpa ibyo kurya nkajya kwihera abana, ntabwo nabyanga. Ndavuga nti reka nemere mene gusambana nawe, ningira amahirwe nkabona akazi nzahita ndekera aho ngaho kuryamana nawe, cyane ko n'ubundi numvaga ntanamukunze. Yari n'umugabo w'inzobe, kandi mu buzima bwanjye sinkunda abagabo b'inzobe. Nyine nkumva n'ubundi ni ukubikoreshwa n'utwo tuntu two kurya gusa. Ubwo rero ubwo nari ndi mu nzu kwa Kazungu, nagiye kubona mbona umutipe araje. Akiza asanga ndi kunywa Primusi, arangije arambwira se nta kantu ko kurya ushaka ngo ukoreshereze nk'agakomande, nk'agakoko cyangwa agafi? Mu mutima numva nkumbuye agafi pe. Ndamubwira nti nzanira agafi nta kibazo. Atanga komande, ubwo mwanya ahita ajya gukaraba. Amaze gukaraba araza yicara impande yanjye, nawe atangira kunywa agahenikeni tuba turimo turasangira. Twakomeje gusangira rero gake gake. Ubwo niko Kazungu nawe agenda yimuka aza yegera ahantu nicaye, atangira kumbwira ukuntu ngo ni mwiza, ambwira ukuntu kuva kera ngo yimukira hano yifuje kundongora ngo kubera ikibuno ngo nari mfite. Ambwira ukuntu ngo rwose ngarashimishwa no kuryamana nanjye. Ndabyumva, sha ntandi mahitamo nari mfite. Ubwo Kazungu yatangiye kunkorakora, gusa nanjye nari nkumbuye kurongorwa pe. Hahandi nanjye nari nsigaye ngira umushyukwe, nkabura uwo mutura. Wumve yuko ubwo muri ako kanya ubwo Kazungu yari atangiye kunkoraho, nanjye nahise nshyukwa pe. Nahise mbishaka muri uwo mwanya. Ubwo Kazungu nawe ubwo ko yari amaze nk'imyaka nk'ibiri atandukanye n'umugore bahanye gatanya, ubwo ngo nawe yari abikumbuye. Ni ukuvuga ngo twese twari dufite iryo rari ry'imibonano pe. Ubwo Kazungu rero yatangiye kunkorakora ku matako twicaye aho muri salo, ariko numvaga mfite isoni.
uzi kubona umuntu muturanye usanzwe uhahira buri munsi atangiye nyine ibintu byo kugukarisa, nyine wumva ufite isoni pe. Numvaga mfite isoni, ariko ndavuga ni nta yandi mahitamo mfite pe, icyaba cyose. Kazungu arantegura atangira kunkora ku matako, arangije arambwira ngo shanga ariko ngo waje wambaye nabi, ngo kuko ngo ukaza wambaye ipantaro ugiye gusura umuhungu, ngo ngaho basi yikuremo ngo usigare wambaye intuze ikariso yonyine. Ndavuga ni n'ubundi se ko ibyo tugiye gukora binsaba gukuramo, ndavuga n'ubundi ko mbikuremo byose. Nabikuyemo byose rero, ubundi nicara mu ntebe nta kintu nambaye, yewe n'ikariso byose nahise mbikurira mwaho ngaho. Ubundi Kazungu arambwira ngo ufite amatako meza, ngo rwose pe ngo ngiye ngo uyu munsi ngo nari mutegerezanyije amatsiko menshi cyane, ngo rero nanjye ngo uranyemerera ngo ntabwo ndi bukurongore ituri imwe, ngo kubera ko ngo ukuntu numva meze ngo iya mbere n'ubundi ngo nta n'iminota 10 namara ngo ndakurongora nk'atatu, ngo ariko nanjye ndagushimira kandi ngo urabibona. Ubwo Kazungu arangije ngiye kubona mbona afashe amabere yanjye, afashe irya mbere arishyize mu kanwa, nyine araryoha kumwe umuntu yonka inkoko. Ngiye kubona mbona afashe irya kabiri arishyira mu kanwa arayonka, urumva arayonka nyine. Nyuma maze kuyonka numvaga mbishaka, numvaga nashize, numvaga ahubwo ari we urimo urantindira. Nta kindi cyakurikiyeho, yahise nawe atangira kwikuramo imyenda. Kazungu agikuramo imyenda nkireba ubwambure bwe, numva ndatunguwe kubera ko iyo mutware wanjye twashakanye ndi isugi, niwe muntu narinzi wenyine, nta wundi muntu narinzi, ku buryo tukimara kubana nyine nta wundi muntu narinzi. Mbonye rero Kazungu yari afite nyine ubugabo bunini cyane, nyine ibintu byose nabonaga bishamaje pe, binini kurenza iby'umugabo wanjye, ariko ntabwo byanteye ubwoba nubwo nabonye ari binini cyane. Oya, naravuze nti mu buzima nari mfite amatsiko yo gusumva ibintu bingana gutya, niba koko biryoha nk'uko abantu bajya babivuga, amatsiko yonyine, kuko n'ubundi iyo umugabo wanjye aza kuba ahari ntabwo byari bubeho nyine ibyo bintu. Ubwo Kazungu rero ikintu yansabye ikintu kigoye mu buzima no gukorera umugabo wanjye byananiye. Umugabo wanjye yajyaga akunda kumbwira ngo ariko ngo wajye ureka uburokore cyane, ngo gufata ngo ubugabo bwanjye ukabusoma ukabushyira mu kanwa ngo wumva ari ibintu bigoye. Ati wambabariye, nyine umugabo yajyaga abinsaba nkumva ntabwo mbishaka pe, ariko Kazungu yarabinsabye, ndavuga se noneho ahangaha kari ugupfa no gukira n'imbyanga biragenda bite? Ubwo Kazungu yarambwiye ngo none se ngo wambabariye ngo ukayisoma ukayisisa ngo niyo yaba umunota umwe. Ndabyanga, ariko ndavuga ni ngiye kwihangana mbikore, cyane ko n'ubundi yari avuye gukaraba, ntabwo yari afite umwanda cyangwa icyuya. Oya, nibwo yari akiva gukaraba yari agifite isuku. Narihanganye nyine ndabikora. Birangiye ibyo byose rero, Kazungu yandongoreye aho ngaho mu ntebe. Ituro yo mu ntebe noneho iryoha kubi, ni ubwa mbere umuntu yarandongoreye mu ntebe. Kazungu twarabikoze, dukora ituro ya mbere, dukora ituro ya kabiri, dukora ituro ya gatatu. Birangiye mve ngo nabuze ikintu namuhemba, kuko byari byiza, kandi numvaga ntakiri no gutekereza ko ndi guca inyuma umugabo wanjye. Birangiye rero Kazungu arambwira ati wa mugore we, ati ni ubwa mbere ngewe mu mateka nahura n'umugore uryoshye nkawe, ati ikintu ngiye kuguhemba, ati nkwemereye amezi 2
uza gufata ibyo guteka ku buntu nta kintu twandika, ati kandi nk'umugore mwiza urabona usigaye usa nabi, umusatsi wawe warapfutse waracitse, inzara zawe reba ukuntu zimeze, ati urabona ko bitandukanye na cya gihe umugabo wawe ahari, ati ngiye kuguha ibindi 200,000 ugenda ujye kwiyitaho, ati abagabo dukunda abagore basa neza, ati ejo bundi niwongera kuza kunsura uzaza usa neza, umusatsi wawe usutse, yebaba data we. Kazungu yankoreye ibintu ndumirwa, arambwira ati nguhaye amezi 2, waza ugatora umuceri ukawicarana, waza ugatora amavuta injerekani, icyo ushaka, nguhaye amezi 2 umugaburira ku buntu, ariko nanjye rimwe mu cyumweru uzageza kundeba, nuko yambwiye. Ubwo rero bitewe n'ukuntu n'ubundi nasanze Kazungu abizi abikora neza, numvaga kujya kumureba nta kintu bimbwiye, ndavuga nti ibi byishimo se njyewe nabigotwa, ndamubwira nti nzajya nza rwose nta kibazo. Ntangira kujya rero njya kureba Kazungu buri ku cyumweru, kuko ku cyumweru ntago akora, yabaga avuye no gusenga, ni umugatolike, yaba avuye gusenga nkahita njya kumureba. Kazungu dutangira guhararana gutya, sinongeye gusa nabi, sinongeye kwambara umwenda mubi, yampaga amafaranga kenshi gashoboka, arambwira ati n'ubundi abana banjye ntibakonsoma byinshi, umugore wanjye niwe wankonsomaga cyane ntawe ugihari, rero reka basi njye nguhaho duke ku mafaranga nkorera. Kuko Kazungu ni umukire, afite iduka, afite ruguru noneho amaduka aranguza, afite amadepo agera kuri 4, amafaranga rero afite. Tumva navuze ngo agira botike, ukumva ni bwa botike bwo muri karitsiye umuntu aba arangura ibiro 30 by'ibira, oya ni umukire pe. Sha Kazungu twaragiye turahararana, umugabo ntangira kujya njyewe nkararayo, noneho ubwo niwe wari urimo no kunyishyurira inzu, muri ya mafaranga yamerezaga nishyuragamo inzu. Noneho igihe cyarageze arambwira, ese wa mugore we, kubona igihe gishize ari kinini cyane, urabona umugabo wawe azagaruka? Ati njyewe ntabwo ngwino ube mu nzu iwanjye, ari amafaranga wishyura inzu uyakoresha ibindi, ngwino uri iwanjye mukimurana mu cyumba cy'abashyitsi, nubwo abana ari batoya ariko wenda babibona nabi, twe tuzatwirwanaho igihe tubishaka mu ibanga. Nagiye kuba kwa Kazungu, ariko kujya kuba iwe ibyo twavugaga ngo mu ibanga ntabwo byari bukunde, byarangiye tubaye nk'umugore n'umugabo pe, umugore n'umugabo, turibanira, nza kwisanga natangiye gukunda uwo mugabo Kazungu, bimwe nivugishwaga ngo sinkunda abagabo b'inzobe birashira, Kazungu turabana, igihe kiza kugera hashize imyaka 2, umugabo wanjye yaraje, mu kuza amenya ko nimutse, ariko ntiyahise amenya aho nimukiye, yahise ajya gukodesha inzu muri iyo karitsiye, ariko n'ubundi ariko nyine kure. Mu gukodesha iyo nzu atangira kubaririza amakuru yanjye, nibwo yaje kumenya ko ngo nsigaye ncumbitse kwa Kazungu, kandi kuko uko abantu bari bazi ko Kazungu ari inshuti n'umugabo wanjye, nabwo bamubwiraga ko ncumbitseyo, banyirukanye mu nzu akancumbikira. Umugabo yaje kundeba kwa Kazungu, turijijisha tukigira nkaho nta cyabaye. Umugabo arambwira ati rero nagarutse, bari baramfunze ibi n'ibi, ati kandi sinzanasubirayo, ngwino twongere twibanire. Sha nta kindi cyabaye, narahavuye nsubira mu rugo rwanjye, ariko mpava ntwite inda y'ukwezi, mpava ntwite pe, ibyo nari mbizi ko ntwite ntaranabibwira Kazungu, nkiri kwibaza icyo nzakora. Umugabo wanjye ahita aza, ndagenda mbana n'umugabo wanjye, ariko n'ubundi nkumva agatima karacyatera kuri Kazungu, nkumva ntago aramvamo, dore ko nari narasanze afite ibintu byinshi,
arusha umugabo wanjye. Ubwo rero nta kindi cyabaye, umugabo wanjye twarabanye, ariko nawe akajya abibona ko nahindutse, kuko yarabimbazaga kenshi, ese ko mbona wahindutse utakinyishimira ibintu nk'ibyo. Gusa nkamubeshya ko ari uko namurakariye, yagiye tukamubura, ibintu nk'ibyo. Ikintu cyanshanze rero, mfite ubwoba bwo kubwira umugabo wanjye ko ntwite inda kandi itariye. Naragiye ejo bundi mbwira Kazungu, ndamubwira nti Kazu, ko wanteye inda wari warambwiye ko uzajya urangiriza hanze, nzabigenza gute? Kazungu arambwira ati humura, wowe ndagenda uyigereke ku mugabo. Ati umugore ubyariye mu rugo rwe, inda niyo yaba atari iy'umugabo yitwa iy'umugabo. Ati umugabo wawe yaraje, genda uyimugerekeho, inda y'ukwezi nta ribi, ntabwo azamenya ko atari iyawe. Ndamubwira se Kazungu, niyo nzobe yawe ubwo ko n'umugabo wanjye wirabura kuri yo usa nka Chita Magic, nzabyara umwana asa nkaho w'umuzungu uyoberwe ko atari umugabo wanjye? Kazungu ati shangure ku bwana mwana, ngo ugenda ntabise ngo ko yaje kutwicira umubano, ngo nari ndi gupanga ko twasezerana, ngiye ngo nari nzi ko naza n'ubundi utazabyemera, ngo none warabyemeye uragenda, uretse kumva ikindi nakora ari iki? Kugira ngo ko nari nzi ko nagushatse byarangiye, tugiye gusezerana, ngo ntimukansiga, ngo urumva nakora iki? Mbona Kazungu yandakariye, yaranandakariye kubona arasubiranye n'umugabo wanjye. Naragiye ndicara ndatekereza, numva mbuzamumpera mbibwira umugabo pe, kandi ejo n'ejo bundi inda iraba itangiye kugaragara. Ndagira ngo mungire inama mw'abantu mwe. Nagiye kwa Kazungu kuko rwose pe nta kindi nari mfite cyo gukora, ntabwo ari uko nari mukunze cyangwa nshaka gusambana nawe, birangira anteye inda. Ese koko wowe uri njye wabigenza ute? Wakora iki?